yamenyekanye ku izina rya Theo Bosebabireba, gusa amazina ye nyakuri amwita Uwiringiyimana Theogene. Akaba ari umubyinnyi ukomeye cyane ndetse akaba n'umuririmbyi mu ndirimbo zo gushimisha no guhimbaza Imana. Uyu Theo yahingiye ibivuzo ndetse akazajya ajya guca inshuro ajyanye na mama we. Yaje guhura n'ubuzima bukomeye cyane ndetse ahura n'ibibazo bidasanzwe bijyanye n'ubuzima buri umwe wese ahura nabyo, gusa ibya Theo byari birenze. Nubwo byari bimeze gutyo ntiyacitse intege, yakomeje gukora cyane arihiringa arikunenga, aza no kugenda aza gukorana n'abarokore bidasubirwaho, baza gukorana indirimbo, atangira kugenda azamuka gake gake akaririmba mu rusengero, akitabira ibitaramo by'abarokore ndetse kandi akaza no kugenda afatanya na bamwe mu bakozi ba ADEPR ibintu bijyanye n'indirimbo ze, aza kuzamuka gake gake biza no kurangira yamamaye. Nubwo yababajwe nuko yamamaye ngo mama we bari barihiringanye, we yari waravunitse cyane kubwe atamweretse ibyiza yagezeho. Theo Bosebabireba yaje kwinjira mu muziki ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2006 nibwo yatangiye kuririmba. Nubwo yakomeje kwihiringa bikaza no kurangira azamutse, indirimbo ya mbere yanamwamamaje yashyize hanze bayita Theo Bosebabireba. Ino ndirimbo yarebwe n'abantu benshi cyane ndetse kandi iza no gukundwa, iza no gufasha Theo kuzamuka no kumenyekana. Nyuma yaje kurekura n'izindi ndirimbo zitandukanye harimo Imana nimba ari yo kwizerwa n'izindi nyinshi cyane. Theo kandi yaje gushaka umugore witwa Marie Chantal Mushimiyimana. Uyu mugore niwe waje gushyingiranwa na Theo, barashakana ndetse barabana baza no kubyarana umwana. Nubwo ibyo byagenze gutyo, Theo w'imyaka 44 akaba ari umuhanzi ukunzwe n'abatari bake nyine mu njyana ya gospel cyangwa se mu njyana yo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu muhanzi rero yaje guhura n'uruva gusenya, ahura n'ibibazo bikomeye cyane nyine nyuma y'uko yari yarakoreye ibivuzo, arakubitwa, araburara, arararwa ntambi ndetse arazwa amajoro, abura haba arihiringa bikomeye cyane, aruhana na mama we ndetse agera n'ubwo yiyita indushyi y'imihanda. Gusa byose ubwo byazaga gukunda, yaje kuba umuhanzi ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda ndetse aza no kumenyekana na buri umwe wese, aho yagiye asohora indirimbo nyinshi cyane harimo izivuga ziti ntabwo duteye ubwoba n'ibindi nka Kagoma. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkumvishe amagambo Theo we ubwo ari kwivugira. Umuntu mu bantu bakomeye muri iki gihugu, mukomeye, mwebwe mukomeye, mwagize amahirwe mugakomera. Ubu habuze umuntu wamfasha n'umunsi umwe bikamenyekana, nkavuga ngo runaka uyu n'uyu ukora ibi, nkavuga ni minisiteri iyi n'iyi. Ese ubu muzanezezwa nuko muzumva inkuru mbi? Kugira ngo rero umugore wa Theo arembe byabaye ibibazo bikomeye cyane ndetse aza no kurwara ndetse kandi bakaba abaganga ndetse Theo Bosebabireba n'ibitangazamakuru byaremeje ko umugore wa Theo Bosebabireba cyangwa se Uwiringiyimana Theogene arwaye kanseri y'umwijima. Iyi ni indwara mbi cyane ndetse kandi umuntu wese uyirwaye icyizere cyo kubaho kiba kiraharindimuka. Nubwo ibyo byose bimeze gutyo, Theo avuga ko ngo buri munsi cyangwa se agomba mu minsi 30 agomba kuzajya aba yishyura amafaranga menshi cyane, kubera yuko ngo buri munsi uwitwa Theo Bosebabireba agomba kuzajya yishyura 100 byo kwita ku mugore we. 100 ni amafaranga menshi cyane wishyura buri munsi. Mu minsi 10 yose urumva azaba ajya atanga arenga miliyoni mu kuvuza umugore warwaye indwara y'umwijima. Nubwo ibyo byose bigoye kandi bitoroshye, uyu Theo ari gusaba imbabazi ku bantu ngo yaba yarahemukiye, kuko ari uburyo yaririmbye mu buryo yakunzwe, icyizere yatanze, abantu yafashije kugira umutima ukomeye, yatumye bamwe bihangana. Ari kwibaza ati ese koko habuze n'umuntu n'umwe ukomeye wamfasha? Nubwo yaje gukomeza agaragaza aya magambo. Ubu habuze umuntu wamfasha n'umunsi umwe bikamenyekana, nkavuga ngo nyuma y'ibyo byose abarimo Kenisi ndetse na Mutabaruka batangiye kuganira bagira bati ese Theo ubu ngubu uko mwanze kumufasha kandi ari umuntu ukomeye cyane? Mutabaruka agasubiza Kenisi ati wamufashije se ko umukunze kandi akaba ari umuhanzi wagukoreye ibikorwa byanyu ndetse ukaba ari namwe mu bahanzi banyu? Ikindi kandi wamenya abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati ibi bintu rwose ku mukozi w'Imana biteye agahinda, rwose nafashwe mu mwiteho kandi mumugirire neza. Abandi bakomeza bagira bati ariko se ko duheruka ari umuhanzi ufite amafaranga kandi ukunzwe n'abatari bake, byaje kugenda gute ku buryo umugore we arwara akabura amafaranga yo kumuvuza? Abandi bakomeza kugenda bagira bati urya neza ariko iyo bigeze mu mizo ya nyuma utarizigamye kakuba. Gusa nagira ngo mbabwire ko niba waba uri umukire ute, niba ufite amafaranga menshi, kuzajya yishyura 100 byo kwita ku mugore we buri munsi ni amafaranga menshi cyane.
bityo rero uwitwa Theo Bosebabireba akaba ari gusaba ubufasha haba muri minisiteri, haba ku batunzi, haba ku bantu yagiye aririmbira, aba yakoreye ibitaramo, abakunzi be n'abamukunda bose ndetse n'undi wese wakwifuza gufasha Theo Bosebabireba. Theo Bosebabireba aheruka gukora ikiganiro kuri channel ya YouTube yitwa Theo Bosebabireba ari kurira atakamba avuga ati ubu koko ni iki nakoze cyatuma mutamfasha, ndetse kandi mwe ni ibiki nabakoreye byatuma mutifuza kungira neza, kubera yuko umugore wanjye ararembye kandi nanjye sinorohewe, ubuzima bwanjye buri kujya habi kandi harindimuka, ni gute mutamfasha? Ndabinginze rwose nimumfashe kandi mukomeze kumba hafi, kuko umugore wanjye ararembye kandi nta mafaranga mfite kandi ibibazo biragoye cyane, ntabwo nabasha kubyikura ku mutwe wanjye byose ngo mbivemo. Gusa uyu munsi wa none abantu bafite umutima mwiza ndetse n'urukundo batangiye kwikusanya ngo barebe uburyo bafasha Theo Bosebabireba. Uri kukugezaho iki kiganiro Ndereza, iyi Ndereza TV Media, ndagushishikariza gukora subscribe ubundi Theo tumwifuze kugira ubuzima bwiza, ndetse ku bakunzi be bose mukomeze kumusengera no kumufasha, tumusengera umugore we akire ndetse kandi akomeze no gukemurirwa ibibazo byose afite, kuko yabaye umuhanzi mwiza cyane ukomeye cyane kandi w'ibihe byose, watabaye benshi, afasha benshi, indirimbo ze zihanganishije benshi. Yitwa Theo Bosebabireba, nitwerize Ineza TV Media. Subscribe niyo nzira yakugeza kuzajya ukurikira ibiganiro, amakuru meza n'ibindi byose bigezweho kuri ino channel. Kambabwire ni mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde.